Muraho mwese ni kuri Eugenie Family, amazina ni Nyirategekimana Eugenie. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka dusenge. Turagushimiye Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo Imana ikiranuka, tugushimiye uburyo waturemye, twishyize imbere kugira ngo tubabarirwe nawe, kandi uyu mwanya tujye kwiga ijambo ryawe uba agaciro kuri twebwe mu izina rya Yesu. Uyu mwanya rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana riboneka mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Turasoma tugenda tumanuka. Baratubwira bati: nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, ariko singira urukundo, ntacyo naba ndicyo. Nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntigwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntirutekereza ikibi ku bantu. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ariko urukundo ruzahoraho. None tumenyaho igice, tugahanuraho igice, ariko icyo gihe tuzamenywa rwose nk'uko twamenywe. Hagumyeho ibyiringiro, kwizera n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko kiruta ibindi ni urukundo. Yohana 13:34 Yesu aravuga ati: ndabaha itegeko rishya kugira ngo mukundane, nibwo bose bazabamenyeraho yuko muri abigishwa banjye. Ndetse mu Rwambere rwa Yohana igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 18 ndetse n'umurongo wa 19 baratubwira ngo: udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ni ukuvuga ngo rero hari imigabane ibiri, hari Imana hakaba na Satani. Iyo udakunda uba uri mu mugabane wa Satani. Hari agatekerezo k'umuryango umwe wanshimishije cyane, barimo bavuga ibyerekeranye n'urukundo. Pasiteri ari kubasezeranya, yari yakunze umusore, umukobwa mwiza usa neza ushimishije, ariko bagiye gukora ubukwe kwa kundi bakuraho agatimba kugira ngo ari umugeni, asanga yarwaye ibintu, yarahindanye, arasa nabi, ariko arihangana arakomeza. Iby'ubukwe birarangira, bamarana imyaka 12 atamukunda. Iyo myaka 12 irangiye, umuhungu nawe aza kurwara, afatwa n'uburwayi butunguranye, biba ngombwa yuko ajya kwa muganga. Baramubwira bati: rero ufite ikibazo cy'amaso bikomeye cyane, kugira ngo ubashe gukira nuko wabona undi muntu waguha amaso, kandi birasaba amafaranga menshi. Umugore abyumvise aravuga ati: mwampa igihe mukanyihanganira gatoya, hanyuma nkajya gushaka amafaranga nkazababwira. Umugabo aravuga ati: si, uyu mugore azakuraho amafaranga. Aragenda agurisha utwo yari afite twose, araza bamukorera operasiyo, bakuramo ya maso ya wa mugore bayaha umugabo. Noneho nyuma igihe yari amaze gukira, aje kureba asanga wa mugore we ntabwo akigira amaso, ahubwo yari yamuhaye. Urwo ni rwo rukundo. Abenshi tujya twita urukundo tukaruvanga, nyamara hari inkundo nyinshi. Hari urukundo mvajuru, hakaba urukundo umubyeyi akunda umwana we, hakaba urukundo rw'abavandimwe, hakaba urukundo rw'abashakanye. Urukundo rw'abashakanye rukunda umuntu umwe gusa. Arigera abantu bitiranya ibintu bakagira ngo urukundo ni indabo, ariko ntago ari byo. Urukundo niyo mpamvu Imana itubwira ati: mukundane nk'uko nabakunze. Urukundo rero ni Imana. Udakunda aba ari mu mugabane wa Satani. Imana itugire neza muri kano kanya, iduhe gukunda, kandi urukundo rukwiriye. Nibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane.